mbona haje urumuri. Iyi no se shani ntabwo waba umufite ngo abanyarwanda kugira frappe yagenda ntabwo umva nkubwire shani ahantu yaba ari ntabwo ari ngombwa ngo umuriro uba uhari ishwi nturakizwa na n'ubu. yego rata umumbwe Keisa uyu muntu muzima ubundi wowe nuko uzakwenda gukoza mu kigara shani yani umva sijya wumva ibintu bita umucyo ariko muvuga munatapinga mwana. rata tujya wumva abantu bavuga ngo umucyo dore n'uyu nguyu reba njyewe ubundi rwose yaje kunsura amugira amahirwe umuntu agenda ariko nahise mbona urumuri ruteye ubwoba ruvuye mu ijuru ashaka umwana aramurika ndakara dore bashita bagutera agapira ku mwana. oh thank you kabisa. uyu muntu ngo sa zaravuze ngo iki nawe ngo nabaye iki Yarandutse nakoze iki waranduye cyangwa yarandu aramuse nigi natubwire neza Sara ngo nakoze iki Samu nawe yaranduye Shitani yamwanduje ibintu. Urasasa ugize ikintu mwanduje bikise Bishegu byawe. nta bishegu nyaye mfite uramenya mbamubwire Sara Rata umbarata wirabura muri katu sivyo kushaka kutubeshya. Yesu we umva nkubwire hogo ubu mugize igikara neza ngo ameze nka godoro. Oya ndavuze ngarirabura ntabwo mvuze ngo ni igikara. Sara hogo umva nkubwire wesa ntabwo ndi igikara ntabwo nirabura cyane ngo ameze nk'ingwa umbarata shani uri kumva Shitani ntagushuke ashaka kusaza guteza abantu ariko kesha nkuko utagiye kunsenyera uzakumarira iki. Oya reka dufite ahantu tuzarwubakira hani. ako kese we nawe si Reka ntukabaze ibyo uzi inshuti. Ntukabaze ibyawe. iki Ako Shita wambabariye koko. ese waje kuri kamera tugakureba. Ntabwo naza kuri kamera ndi ku kazi. ngo no kamera ngo amasegonda cyane umva kisi amasegonda Reka amasegonda. Sugo ambabariye sinze kuri kamera ubu bundo nakubungu. tapinga abashuri Aha kanga tapinge. Keisa Agire kugana mushaka kumva kuri kamera. Aina karame kesi ya ngwino hano karame ngwino kuri kamera nkora ikishuti. umva nkubwire urwo rugendo utangiye rukomeza dushyiraho kamera ngira ikintu nkubwire kesi ngwino hano Sugo waretse nshaka kumubona. kesi ya Karame rimwe Shitani nta nubwo adayizi ngo rimwe kabiri ko kitabasha se ku icyambere ntiwambroka numbroka se hano urambroka no kuri WhatsApp urambroka no kuri telefone byose. umva oya
oya ora rata umva nkubwire aha unciye intege kandi nicecekera shyiraho kuko hari ibintu byaciye byageze mu gutwi kwanjye biri kusambanya binsambanya biri gusambanya ubwonko Arono nshobora kuba iyi account nakoresheje ntemerewe kuzamura kamera. oya byemerewe Ubwo yishobora kuba ntabyemerewe. dufite igihumbi Ntabwo igihumbi barajyamo iyi account yanjye ni nshyashya. baratse Ntabwo barajyamo. Ntabwo barimo sheri. Ntabwo nakubeshya. yandindiri hese Iyi ndirimbo se sheri wanjye. yavuga ya TikTok yindi bayikuriye Mva baranje kundasiyo nari mfiteho ibihumbi 6. Iyindi ejo bundi bantwaye nari mfiteho 400. Barandasaba sinzi sha. Ese nakora iki? wate nako shani nimujyane biki rukugira biki umva ngo ntubunyikoraho iki igifi yegera mu mazi Ntabwo ari byo yigira ku ipanu. tatumva abashuri Marata shani. Baba batwibwirisha ngo sibyo yigira ku ipanu ubundi ugira ngo wayifata utabanje kuyikobokera. yego rap ubundi mbaye kuremba mukoze mu biganza afata igi Iyo filime wamwivugishwa mufata. reka natwe batuvune reka natwe tuba twavunitse iyo tuba dufite bituvuna bituma turazorora niko zara cyangwa ziroba mu gihe kuzitorora iki Muzi korora ifi? ifi Ameze nk'aho mutipe akundana n'umukobwa. Ariko umashita umeze nk'aho mutipe ukundana n'umukobwa yakubwira ko ari muri period ugatangira kubara iminsi azayiviramo nta na padi waguze nta n'utubuto waguze. Ifi akifito bakaza karabakaye aha ariko ushobora kutita ibindi witayeho mba nkubwira utwo duto twakunaniye sinzi ko utunini wadushobora karame ninjye ubwiye gutya shuti subizi uretse gato sidukundana oya sidukundana turi inshuti mba ndi kuvuga ukuri hano iwanjye hatazagira undi muntu ukukubwira utari njyewe